wamenya n'imiryango ye yabimenya. Mwabyumvise? Noneho rero gukora bigira imbaraga, kwiga bigira imbaraga, kunuza gusenga bigira imbaraga. Ibi rero byubaka umuntu akagera ku rwego rwo gukiranuka, akitwa umukiranutsi. Ari hehe? Ari muri Yesu. Reka mbibasobanurire, ndabizi ko umubare munini ntabwo muzi umukiranutsi. Suko ibyo niba ari igikaro uzasanga yasanze yabaye inzoka. Murabyumva? Suko nuza bose ko yari inzoka uzasanga yabaye igikaro. Oya, kwa gusigingira kw'ingeso bizageza igihe, muramurikira, bizageza igihe umutima we uba icyicaro cy'Imana. Muranyumva? Ku buryo umutima we nta cyaha kigiturirwamo. Ndasobanura neza, mubyumve neza, mwumva urugero rw'aho Imana idushakira, kuko niho ari buze kubafasha kumva neza ibintu byose ndimo kugenda bavuga. Muhumve neza. Muteza amatwi. Imana irashaka ko ijambo rigwira muri twebwe. Nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo nagucumura. Murabyumva? Rikagwira rikaba ryinshi, rigafatanya n'ahandi imbaraga ziva, kuzageza igihe imitima yacu iba icyicaro cy'Imana. Nibi ari inzu y'Imana yose, Imana yabaga hano cyangwa yabaga imbere? Agenda hanze. Aha rero kuko umuntu yiswe umukiranutsi, ndaza kubasobanurira. Umukiranutsi sundi umuntu udasanzwe arugenda karihandika kageze kubera ko n'abatabyumvoya. No mutima icyaha kitakisaramo ngo gicurire n'imigambi yacyo. Mwabyumvise? Ngo umuntu ugiye nicare hano, ngo no kuvuga ngo ni muza ibe yicara aha, naragize avuga ati namenye ko Felix yagiye kwiduka. Turimo kugendana agapanga ati rero kandebe uburyo nasota ngeriwe nindagiza nasanga umudamu wenyine tugire ko twindagiza. Ukabana arashoreye agiye kwandera kwa Felix. Umutima uricara ugacura iki? Ukanagishyira mu ki? Umuntu akicara hano agapanga ikintu kibi akanagishyira mu bikorwa. Murabyumva? Uwo mutima Imana ntiwukeneye, ntinawushaka mu bana bacu. Amina? Irashaka yabonye icyicaro ku buryo icyaha kidacura imigambi, ngo wicare ucure imigambi mibi bose ko ugenda unayisohoze witwa ngo umwakire imbabazi z'Imana. Ibyo bintu Imana ntibishaka, irashaka imitima amaze guturamo. Umukiranutsi si undi muntu wundi, ni umuntu ufite umutima wabaye ubuturo bw'iki? Uwiteka. Twagendanye? Murimo kunyumva? Rero aya masomo yose avuga iby'abakira, ngo mwoye mukiranutse kuko so mu ijuru agenza. Nibyo Imana itubwira. Uyu muntu muramureba, murayambaye ibintu byinshi cyane mutazi. Ibi byo nabibabwiye. Izi ni iki? Ninyi? Oya, zivuge mu izina ryawe. Ninyi? Sibyo? Iyo mwitegereje hari umuntu usa utya mu maso. Hari umuntu utya mu maso. Iyi ntuza acinjira hano yatubwiye ngo umuntu nige rwose. Ntuza nimugoroba yinjira atubwira ati umuntu nige. Tumaze kwiga mu gitondo tuvuze ko hariho impiri, yatereka da ubwo hariho impiri ntabwo akiri igihe. Nimwitegereze uyu muntu. Gira. Nimwitegereze uyu muntu. Mu gatabo k'umutima w'umuntu hari umuntu mujya mubona. Urubene? Mwarakabonye? Hari umuntu mujya mubonamo. Uwo muntu mujya mubona bagenda baberekana mu mapica atandukanye, ariko ikintu bagenda berekana cyane, umutwe uri hejuru, muranyumva neza, umutima uri hano. Niko bimeze? None hano kuri ujyana bashushanyirize bagize igihe ushaka. Umutima uri mu maso, turagendana mu cyimbo cyo kugira ngo ube aho umutima n'ubundi usanzwe uri. Ntabwo nabikoreye ubusa. Muranyumva rero? Nuko umutima w'umuntu, muramurikira? Nuko umutima w'umuntu ari ibiki?
ari ibitekerezo. Wabyumvise? Nuko umutima w'umuntu ari iki? Ari ibitekerezo. Aho rero ni ikinyangire muzayibona ni Uwiteka yifuza kugira ngo yicare aganze. Imana Data, Imana Umwana, Imana Data, umwana umwuka wera, Imana Data, byose bikoze icyo bita iki? Imana. Murimo kubyumva? Imana irashaka kugira ngo ibone icyicaro mu mitima yacu iganze. Satani ntazabone umwanya muri iyo mitima. Aha muhumve aho ngeze neza. Baratubwira mu Baroma ngo abantu bahindutse bagize imitima mishya, bafite ibitekerezo bipya, bafite ibitekerezo bitunganye, bitarimo akantu na kamwe k'icyaha ngo kavukemo. Aha Abefeso ngo niwo mugambi w'Imana uhereye kera kose ko tubabera tutariho umugayo imbere yacu. Nabwo Ezekiel 36 ho akavuga ngo hari ikintu Imana aringaniye, nzabanyanyagizaho amazi meza. Ayo mazi ni ubutumwa bwiza. Amazi ni ibyanditswe n'ubundi bongera kuvuga. Nzababoneza, nzabatunganya, nzabavana n'imitima ikomeye, mbashimire imitima yoroshe nk'iki, nk'inyama. Muzambera ubwoko, muzambera abana, nzababera Imana, kandi bizatuma mugendera mu mategeko yanjye nta kibazo mufite. Harya kuri iyi nzu y'Imana amategeko ahera tunubigendana. Iri somo ryo bitubwira ibyo gushaka Uwiteka. Ngo gushaka iki? Kandi agomba gushaka n'Uwiteka arashaka akabona. Mwabyumvise? Barabatubwira umumaro ukomeye cyane w'ijambo ry'Imana icyo rizadukorera. Ijambo ry'Imana rizadufasha muri iyo nzira yo kugira ngo agakiza k'imitima yacu kabe gasesuye. Mu rwambaro rwa Petero hakavuga ngo ni nk'inyenyeri igiye kumurika hacuze iki, kugira ngo kugeza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima y'abantu. Mu byahise Yohana iri somo riravuga ngo iyo nyenyeri yo mu ruturuturu ni nde? Ni Yesu. Tugira ku murongo wa 12 mu byahise Yohana 22 nk'uko bahita 22:12 baravuga ngo haravuze ngo umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino. Kandi uwumva nahamagara ati ngwino. Kandi ufite inyota naze, ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Ajyana amazi y'ubugingo kuki? Umwuka n'umugeni barahamagara. Kirisito mu cyumba cya hera cyane arahamagara. Ibyanditswe byera biravuga muri Zaburi ngo n'ubundi inzira y'Uwiteka irahera. Murabyumva? Niba irahera irakuganisha ku Mana. Imana irahamagara ngo ngwino. Ibintu byose ni iki? Ni ubuntu. Mu Gifaransa baranditse ngo la justice, gukiranuka n'umuntu ntabwo ari ikintu. Ngo gukiranuka ni iki? Ni iki? Si iki? Noneho urutare barandika ngo la justice égale Jésus, ngo gukiranuka kungana na Yesu. Uwo muntu rero bavuga ni Yesu. Turimo kugenda gukiranuka niwe Imana ishaka kugira ngo aze ature mu mitima yacu. Twitwa abakiranutsi atari twe. Ubisirayeli ahishe ibandi ryayogoje aka gace, baza bakarisanga muri iki cyumba, bararihize imyaka n'imyaniko, nibarishyiraho amapingu, na Isirayeli bazamushyiraho iki? Amapingu. Uhisha igisambo ugahanwa nk'igisambo. Uhisha Kirisitu ukitwa umukiranutsi bidaturutse kuri wowe, ahubwo ari uko Kirisitu yakiranukiye muri wowe. Aho humvikanye nguko n'ubwo urugero rwo gukiranuka si ikindi, ni umutima mwiza. Murabibona neza, wigaruwe n'Imana. Imana ifite n'icyicaro, icyaha kitaza ngo gicure inuza gahunda yacyo uko kishakiye. Mwabyumvise? Ni umutima wuzuye amahoro yaturutse kuki? Ku Mana. Noneho rero amabwire wenda ngenda nyuramo muri make kugira ngo tugire ibyo tuza kurezima.
isomo tugiye gusesengura ni riri hano. Ninde wafindura ibi bintu aka kantu n'aka ngaka? Ninde wagafindura? Ninde wafindura iki n'iki? Wize ikijimbo? Wize? Wari ugeze muri trompo? Israel, gerageza iki n'iki? Urabona ni ibintu cyakuyobye? Amarangi? Urabona ari iki muvuga? ni inyenyeri zishyirwa wapi? Urabona ari iki? ni ibyo bishyirwa urabona ari nk'iki? Reka da, ayibu, urabona ari nk'iki? Bitegereje neza urebe. Komeza, witegereje n'imbere urabona ari nk'iki? Izi ni pura z'inzu, urabyumva? Uyu ni umuryango, iri ni idirisha, aha ni muri salo. Turagendana, wakwinjira hano ni muri koridoro. Iki ni icyumba cya mbere, iki ni icya kane. Iyi ni indi koridoro usohoka hanze. Iki ni icyumba, iyi ni idirisha, iyi ni idirishya n'umuryango, n'iki ni icyumba, n'iki ni iki. Noneho hano mukurikire, biragaragara ko iki cyumba kirimo umuriro, kirimo n'itara rigenje rite. Rigenje rite ryaka aha n'aha. Hano hari ikirango, hari umwijima. N'iyi ni pura y'inzu itandukanye n'iriya. Salo ni iyi ngiyi, urabyumva? Koridoro iraka, icyumba kiraka, n'iki kiraka, n'iki kiraka. Iki gicuzi iki umwijima, n'iki gicuzi umwijima. Ngiye twese turi hano mu nzu kwa Israel, sibyo? Israel, inzu yawe yose ni kurimo amashanyarazi, niko ibyumba byose byaka. Ibyumba byose niko byaka. None se iyi koridoro ngwino haguruka. Haguruka yiko. Muze hacu. Reba hari iyi koridoro ifite urumuri. Ngwino urebe. Iyi koridoro ifite urumuri. Kubera icyo uvuze ko ntabwo. Hari nuza hari soce ariko ntaki. Uzongeye kuresha mu nzu yawe mu mucyo yose, niba icyumba cyawe kirimo umucyo buriya rero araza, murabyumva? Kubera ko muri salo haka niyitaye kuri koridoro agahita yinjira mu cyumba kiraka, nyamara inzu ye ntabwo yakenga n'iki. Abefesi igice cya kabiri umurongo wa 19 kugeza kuri 22 mwumve neza amagambo agiye kubabwira. Yaba twumva ayo magambo ntimwari musanzwe muyiga ariko mukurikirane. Abefeso igice cya kabiri umurongo wa 19 kugeza kuri 22 aravuga ngo igice cya kabiri oya so mu wa 19 aravuga ngo nuko abashyitsi ntimukiri abaki. Umushyitsi ni muntu ki? Ni umuntu uturutse hanze uri buze gucumbikira utazi iby'iwawe. Mwabyumvise? Ni umushyitsi iwawe kuko ntahaba ntahatuye. Bavuze ngo iki mugabo? Vuga cyane. nuko ntimukiri abashyitsi n'abasohoke ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera. Geza aho ngaho. Ahubwo muri ubwoko bumwe n'iki? Ubwo niba ndi murimo kunyumva neza mwebwe mwicaye ntimuri abashyitsi ku by'agakiza, ku byo kwiyunga n'Imana murabizi. Turagendana kw'iby'imbabazi z'Imana murabizi. Ibyo ndimo kubabwira si amabanga. Mwabyumvise? Subiramo gatoya. nuko ntimukiri abashyitsi n'abasohoke ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera. Urakoze. ndetse murabo mu nzu y'Imana. Uretse gatoya, inzu y'iki igizwe n'ibyumba bingahe? Batubwiye ni muri abashyitsi, ni muri abantu bari hanze, ahubwo mu bwoko bumwe n'iki, ndetse mu bwoko bumwe n'abera. Subiramo. nuko ntimukiri abashyitsi n'abasohoke
ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera ego ndetse murabo mu nzu y'Imana. inzu y'Imana kandi twamenye ngo inzu y'Uwiteka ihema ry'ibonaniro inuza urusengero rwera rw'Imana ni iki cyumba cyagenze hatara cyahera nahera cyane. Komeza. Kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'iki? Komeza. Ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose iteranijwe neza yakura. Inzu yose iteranijwe neza iragenze. Ariko yamara gukura yanarangira ugasanga imeze nk'iya Isirayeli. Ibyumba bimwe bifite umucyo ibindi nta mucyo bigenda bitera. Bagiye komeza. Irakura ngo ibe urusengero rwera umwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa. Komeza. Kugira ngo mube inzu yo kubarwamo n'Imana mu mwuka. Kugira ngo mube inzu yo kubarwamo n'iki? N'Imana mu ki? Mu mwuka. Bararangira. Amen. Ariko mwumvise mute? None rero dore ikibazo rero. Icyo kibazo gishingiye he? Muri Matayo mukurikire 15 guhera ku murongo wa 10 kugeza kuri 20. Nimurebe hano. Baratubwira ngo buriya ntukabona umuntu yirira yinywera agenda ati ibyo nta kibazo biteye. Ngo ahubwo ikibazo ni ibimuva. Murumva? Ngo kuko imigambi ibitekerezo bibi ubusambanyi ibintu byose nibyo biva mu mutima w'iki umuntu nuko biba birimo. Ni byose ibyo birimo nta birimo. Noneho mbwira ati mwarimu turashaka ko uyu munsi ni ku isabato ku cyumweru gitaha uzaba wageze ku rugero rwo gukiranuka. Nzakubwira nti ndacyadondaguza. Murabyumva? Ariko mbwira ngo tukayivana. Ubu nyivuga uragacika amaguru urakagera mu hande imodoka ikubwoba urakagenda bivuye gukiranuka ni ibiva hanze. Turagendana sinabyigeze ariko ibitutsi ibintu bibi n'ubundi bisanzwe biri hafi aho. Niyo mpamvu biza vujugujugu. Mwabyumvise? Wakubwira ngo mu muntu w'Imana byakurusha ariko wakubwira ngo mu muntu mu bintu iyo segonda wahita ubitanga. Noneho rero imitima yacu n'amazu ndashima nimukurikire ndashima Imana yayimurikiye ikagira n'iki dukorera. Murabyumva? Ariko ufite ikibazo cy'iyo nyubako imeze nk'inzu ya Isirayeli. Inzu ya Isirayeli mwabonye defite? Babibonye? Kandi barazi ko nta kibazo inzu yifite pe. Uko niko nawe wicaye uzinga inzu yawe nta kibazo ifite. Nige soma bavuga umutima mu ni inzigizwe n'ibyumba amagana n'amagana. Murabyumva? Kandi ibyo byumba byose ngo kuko tutarabacu ngo twigenge Yesu arashaka kubijagajaga byose akabitura niyo zikabiye. Murabyumva? Ikaba icyicaro cyane cya Yesu. None dore ikibazo rero umuntu yiyunze n'Imana. Murabyumva? Amaze kwiyunga n'Imana anandika mu gitabo cy'ubugingo. Umutima we ntiyigeze yemerera Yesu ngo awuturemo wese. Inzu ye imeze nka kazi z'Abanyarwanda. Barabona ngo iki cyumba cyo kigeramo naho uhagere ariko kiriya ntuzakigeremo. Kubera iki? Ko harimo akazu kande kanyarigi aho ntihavogerwa. Barabuza abana kwinjiramo. Barakubwira ngo imyaka 15 irarangiye iki cyumba ni data kijyamo n'injuru gusa. Urabyumva? Umwaka akubwira ati narugurutsemo mbona inzoka ya kasha. Afite ibyo aterekera afite ibyo avugana nayo sinzi no kunayigaburira n'iki. Mwabyumvise? Iyo ubona ibyumba byose Yesu yarabikaciye. Banyumva? Murakurikira? Icy'amagambo akaba atarakinjiramo urumva azakinjiramo ryari. Ibindi byose urabishobora ntawe wagirira nabi ariko ubunebwe bwo kwiga ibyanditswe bye turimo kugendana urabwicaranye niyo ubigiye bwo wumva rwose n'agatege no guhaguruka byanze.
icyo cyumba cyawe niyo mbiri ubitsemo urumva ari amapete wambaye ku buryo wumva bikugira ubuntu. turimo kuvuga cyumba rero musenye inzu yazana mudavuga ngo amina ni musenye inzu za Nyabingi buri kana kariko kose ugenda ubaza Imana ngo akantu nasigaranye katakubonereye wibaze kuba ibindi byose ibyumba byose bimurika. Dore mu bya Isirayeli aha hari umucyo, hano hari umucyo, hanze hari umucyo, hari iki cyumba gifite umucyo, iki gifite umucyo, ikajya n'abandi gifite umucyo, ariko koridoro ntabwo kigeze uri. None Isirayeli uriya rusenga wawushyiriyeho iyo unyuze kuriya kuriya soki wumva itakureka sikorari buriya mbona nta kibazo muri make. Buriya ni ikimenyetso kigaragaza ngo dore uko duteye nk'iyi nzu yacu. Urabona tuzihana ibintu byose ariko hari icyumba cya Nyabingi tuzisigira. Musenyere Nyabingi urumva bose senyera Nyabingi wishaka ngo Imana ifate ibyumba 15 30 wisigarizemo 2 icyo uragisiga kubera iki? Niyo mpamvu urimo nari muzahakana ko nta n'umuntu waba umukiranutsi. Murabibona neza bitewe n'uko ibyumba byawe ibyo ugomba gukora ngo bikore neza, imyigire yawe irimo ikibazo. Murabibona neza imisengere yawe irimo ikibazo ntunakora. Murabyumva ikaho utazabikanya Nyabingi kandi icyo cyumba wanze ko gikinguka ngo umucyo ugemo. Murabyumva neza umenye ko ari impi ubitsemo uryamanye nayo mu cyumba. Niba impiri ari agazahabu keza uryamanye nako ni byiza, ariko niba uzi umurimo w'impiri komeza uryamane nayo, ikizagukorera izagutema. byumvikana dore aho Imana ishaka tugira nawe ibyo twige dusenge dukore turagendana bitwinjize mu bwiza bw'iki bw'Imana. Wikwicara aha ngaha ngo utangire neza upange icyaha gishyirwa mu bikorwa. Iyo mitima Imana ntiyishaka mu bana bayo. Yego uzi ko ari n'umuntu uhimba ibitabaho akabirema bikabaho, agahimba icyaha kikabaho, akesikoroka bigashoboka, akabeshya bigashoboka, akiba bigashoboka, akarigana bigashoboka, agahemuka bigashoboka, kandi yanditse mu gitabo cy'iki cy'ubuki. Murabyumva aka gapica reka mbe nkaretse ho gatoya ahubwo ngaruke he ngaruka aha ngaha. Uwa mbere twamubonye uwo nta nicyo twirirwa tumuvugaho. Wa hehe kabiri aha ngaha, gatatu turamubona, kane turamwitegereje. Mumbe neza abantu b'Imana bazira iki? Ibya Yohana igice cya 11 umurongo wa 2 n'uwa 3 dusomere ku murongo wa Yohana 11 Yohana 11 umurongo wa 2 n'uwa 3. Haratubwira ngo Yego tega amatwi mwumve. ariko urugo rw'urusengero rureke nturugere kuko rwahawe abanyamahanga. Wiki ntabwo mwabyumvise. Hera ku wa mbere we kugira ngo none baze kubyumva neza. Bamura urubingo rusa n'inkoni bati agomba kugera urusengero rw'Imana n'igicaniro n'abasengero. Ariko urugo rw'urusengero rureke uretse gato bampa uruki rusa n'inki bambwira ngo iki kugera iki n'abagenza bati ukurikirane upime urebe imibereho y'abangaba. Murabyumva ni abana b'Imana nabo ntabwo dupfa kubasangira ujya mu ijuru asa n'aho aryibye. Kuba yanditswe mu gitabo cy'ubugingo ni kimwe, hari ibyo asabwa arabyubahiriza. Ufata urubingo rusa n'iki
umpimire ubwoko buzajya mu ijuru undebere neza. Murabyumva? Ariko hari ikintu yakwiye ariko ugiye kubabwira. Subiramo twumve utega amatwi. ariko urugo rw'urusengero Subiramo he ku murongo wa mbere. bakuru bingo rusa n'inkoni Genda gakeya bambura bingo rusa n'inkoni. bati haguruka ugere urusengero rw'Imana n'igicaniro n'abarusengero. Ubwo nabari nuza n'abari si cyuhanga twagendanye. Ariko urugo rw'urusengero rwo urwihore. Ariko urugo rw'urusengero urureke n'urugero kuko rwahawe abanyamahanga. murebe hano izi ngegera ntacyo tuzirebaho. Wabyumvise kuko hanze ibyaho twabyize. Mpimira abagusa ukurikirana imico yabo. Ariko urugo urwihoreye uruki rw'urusengero kuko rwahawe abaki abantu b'Imana baziriki. Munyumve neza, banditswe mu gitabo cy'ubugingo amabwiriza abagenga. Muranyumva neza? Nimurebe hano ntabwo nshaka kureba ku ruhande. Amabwiriza abagenga atandukanye n'aya maha. Kandi ahangaha ngo niho insengero zigenda zite urabona windagiriye urimo gupfira urata ibyawe bajya gufata iby'abandi. Ninde muntu wigeze ubona ati ibyo biti afata ibyo biti bitemere ati ibyo biti bitemere akajya gupfundikira iby'abandi? Ibikureba banditse mu gitabo cy'ubugingo urabizi. Turimo kugendana? Muranyumva? Uteshejwe ibyo wakagombye gukora bireba ubwoko bw'Imana urimo gutinda mu by'abangaba. Urabona urimo kuziriki. Urishakamo akabara kukabakabo uraziriki. Baratubwira ngo urugo urugenze ute kuko rwahariwe abaki abanyamahanga. Dore ingorane rero abantu bamaze kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, impamvu badakura, impamvu batagira imbaraga n'iki. Munyumve neza, bamwe bafatwa no kwiga nabi. Babyumvise? Murakurikira? Abandi imisengere yabo ikabigerwa ku mashyi. Gukora umurimo ukabona ntacyo bibabwiye. Reka tubanze dusuzume ahangaha. Mwiga mute? Mwiga iki? Ibyo wiga urabona bita ubuhinduka. Niba uhinduka ukabageraho amasengesho urakora cyangwa ukora nk'ibyaha. Ahangaha iyo babonye umuntu aje impundu ziravuga bakanatangaza ngo no mu ijuru bagenda batera baranezerwa. Kuzi neza umurimo w'Imana ko ari uwo guhindura abantu bakandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Turagendana ku cyumva wagira imikorere nk'iyi bigori. Cyane tugira bikubwira ngo barwihorere. Raporo yago raporo y'abangaba nireba ibyabo. Aba bafite ibyabo, va mu byabo jya mu byawo, jya mu bikureba. Aka gace mufite amatorero angana si menshi? Wigeze muyasura ngo akiri imbabazi z'Imana? Bibasaba tiki y'amafaranga angahe kugira ngo mujye? Mbakije bose ko ntabwo ari bose. Nangahe bose? Waragiye barakwiruka. None cyangwa tugendagendera kuri principe kuko batubwiye ngo urugo rwiza. Nibyo? None aba bantu bagomba kwinjizwa mu bwoko bw'Imana bazinjizwa na bande ko ari wowe uzi ibyaha aho batabizi. Icyo bazakora rero muranyumva neza? Kubera ko banze kubazana aha, muranyumva neza, ngo bazakuzana usange imikorere yawe nta kimaze ni iby'abanyedini, imisengere yawe ni iby'abanyedini, ibwirizabutumwa ryawe ni iby'abanyedini. Nimupime mubwire ngo ibyo turimo bifite umumaro. Niba bifite umumaro kuba mufite amashami y'abantu b'inzu y'Imana. Niba ntayo mwicare muzi ngo ntacyo mumaze. Murakurikira? Mwitegereza ahangaha. AB mukurikire CD A na B C na D ziri kumwe. Aba nabo mu nzu y'Uwiteka. Turi
kabiri kamaze ngira akantu mahishurira kugira ngo mbwira ijambo nk'iryo nabwiye bane mugoroba umuntu ajya n'abahugura n'ubugori ikintu bavemo ubwo mutegereje akarengane k'ubwoko bw'Imana kubarenganizwa isabato yego ntibabisomye mbere ababisomye ijibwe ejo bundi ujya kuva mu Rwanda abantu barimo kurengana bazira muza guterwa ishinge abana bakubita cyane ese yari saba ariko abantu bararengana barakubise none baranafunga benshi baranafunga none bazira gusaba waba warize ibintu imyaka myinshi utabyumva ko byaba ari ikibazo gikomeye wize pesi wiga simuruna barenganizwaga isaba watekereje icyo abantu bazarengana Yesu ni umwami w'iki abamugize icyicaro nibo tubona mu mateka bahagarara ngomba tubabwire murabona n'ubw'istade yose irimo kudukwenya itunyega twambaye impuzu intama twambaye n'izihene nta gaciro dufite mu maso yayo ariko tukabahamiriza ngo uyu Kayizari yaje kureba ibirori ntabwo twakwemeza ko ari we mwami w'abami n'umutware utwara abatware kuko ntacyo amaze nta bitambo tuzamutambira ntituzamutura n'amaturo Yesu watubabarira ibyaha niwe wenyine tuzakomeraho abantu bakabara baho tuyibamisha baziraga murabyumva baziraga Yesu umwami w'iki w'isabato mu Baheburayo isabato isobanura igiki ikiruhuko iyo wakiriye ikiruhuko turimo kugendana wakiriye ikiruhuko uba wakiriye Yesu uba wakiriye isabato kuko isabato nayo bwayisobanura igiki abantu rero nibyo koko bazazira iki isabato bazazira ko bakiriye Yesu murabyumva neza babirenganire murabyumva kuko nicyatumye mutikingiza ntugire ngo ni ikintu bavuga ngo reka kugira ngo nzemera mpe murabyumva Yesu wakiriye niho bashaka kugira ngo urwaneho icyo cyicaro cyo gihoreho urebe ko warama kabiri kuko umaze kumva ibyakwica ejo bundi ni Yesu watumye urengana ntabwo ari isabato ariko n'ubundi ni isabato kuko wakira umwami w'iki ni ikiruhuko kiri muri wowe cy'amahoro wa bose mwumvise noneho rero dore inkundura igiye kuba dore ikintu kigiye kuba muri ibi mubona ngo byo gutegura inkingo ngo by'intambara ngo n'iki isi irimo gukora murabizi neza nimurebe ikintu isi irimo gukora ikintu isi irimo gukora irimo kwegeranya inkozi z'ibibi z'amoko yose murabyumva izishyira hamwe kugira ngo zizahangane n'ubwoko bw'Imana maze birika kubwira mu marenga ngo isabato y'icyumweru bizaba bihanganye ngo umunsi ngo batangaje ngo icyumweru ngo muzamenye ko imbabazi zigenda zitera umutegereje kuzumva kuri radiyo Rwanda bavuga ngo dutangaje icyumweru uzabishaka ntabwo uzagenda neza iyo bakubwiye ngo amategeko ya kope urimo kubyumva neza ngo amategeko y'icyumweru ibindi ushaka ko bagutangariza ni ibiki babirangiza ntibabirangije biriya byose bikorwa barimo kwegeranya inkozi z'ibibi ngo zegerane rusakirane hagati yazo n'ubwoko bw'Imana Yesu we urujijo rumaze igihe urutuvane uzi kwiga imyaka n'imyaniko ngo abantu bazarenganizwa isabato ntibibyumva umwaka urarangiye kubera iki mu myigire yawe ntukuze ubwenge hari ibintu bikuzitira bituma Kristo aticara mu bitekerezo byawe neza ngo ujye wakwiga neza umenye ukuri ngo muri ibi byanditswe urasomamo ibindi byanditswe ubujiji burimo kuguruka yewe ubujiji buraguruka amina urakoze cyane abo ndimo kwigisha muzi abaribo ibi ngibi ndimo kuvuga nsanzwe ubyigishiriza ku rusengero ntabwo ariko se
si umutekamutwe amba ari igihe wagenda ute byigishwa handitswe ko tuzarenganirizwa isabato ejo bundi niyo watangaza icyumweru nge nkaguhakanya ku mugaragaro kuko mbaza ibyo genza nde bibiliya avuga ngo ubwoko bwanjye bujya bwiga ariko ntibugire ubwo bugenza gute Uwiteka yabwiye Daniyeli ngo Daniyeli mu byo wasomye ibyo wasomyemo iki hari ibyanditswe hari n'ibyo dusoma mu cye tugomba gukuza ubwenge muranyumva neza tugakuza ubwenge tukagira ubuhanga Imana ikicara muri twebwe bizaduha uburenganzira bwo kumenya ubwiru bw'iby'Imana twebwe nitwemerera ibi bintazi bive mu mpuza nidufata inzu yacu amashanyarazi ajya muri buri cyumba kuko muri Yesu turubaka kugira ngo tube inzu yo kubagwamo n'Imana none gusanze Isirayeli ibyumba biba biraka ibintu ntibigenza bite ibyaka nitwirukana izo mpiri ejo itazadutegeka nituramuka tubyaza murabyumva izi nkozi bibi z'abanditse mu gitabo cy'ubugingo n'izi nkozi z'ibibi z'abanyamadini n'izi nkozi z'ibibi z'abisi zirimo gutegurirwa intambara ya nyuma ubwo hazaba hari imigabane ibiri inkozi z'ibibi zigiye guhangana n'ubwoko bw'Imana ahumvika vuga cyane heza banditse nambara ikomeye avuga ngo nabonye amazina menshi avanwa mu gitabo cy'ubugingo abyumvise zari zanditswemo babona ko zidakwiye gukomerezwamo bazivanamo none buretse rero mbere sibyo nimutekereze umuntu wanditse mu gitabo cy'ubugingo mwanyumvise ariterwa muganga yatuzaniye nziza cyane nkunda asigaye afite ubukirisitu bw'uburyo ibyo akora ari nk'iby'abapagani kugeza ubwo rimwe na rimwe n'abantu bazinuka inzira y'Imana bavuga ati niba ari kugira ngo mbere nka kanaka ese we yahindutse wiki kubera baramubona iyo afite n'ibyo ajijisha arajijisha ariko by'abanyabidini ariko imikorere ye ni nk'iy'abapagani bose basanzwe none wabyumvise mu nkozi z'ibibi arimo muranyumva neza ntiyigeze azirikana uwo ari we ko ari umwana w'Imana ngo amenye ibimureba yigize indangare rero uhagarare akamubaho kamubeho murabyumva izi zose izi nkozi z'ibibi zose zizakusanyirizwa hamwe gusa icyiza ni uko batubwira ngo nubwo waba uri umuswa ariko ntuzayobike inzira babyumvise uw'Imana nubwo yaba umuswa ariko akaba umuswa umva ndababwira umunyantege nke w'Imana ugerageza gukura inkozi hehe mu nzira munyumve neza Imana y'imperuka ubwo Yesu azaba bari umubare w'abana bakabona ngo umubare urageze nshyize iherezo murabyumva agishakashaka ubutungane bimuvuye ku mutima atarugarukira ibyaha muranyumva neza uwo nguwo Imana izamubwira ati rero mwana wanjye komereza ntiwari bwagere ku rugero kuko nakwicara neza muri wowe muranyumva neza ariko uri mu bana banjye urarwana kandi uranesha murabyumva urwana nesha ngo azajya ku mbuto z'igiti cy'iki urwana nesha ngo ntacyo azatwara urupfu rwa kangahe urwana neshwa ngo izina rye rizandikwa ngo kwa ntungu abandi batazi urwana nesha azagera mu nkingi yo mu rusengero urwana nesha azicarana na data nk'uko Yesu nawe yicaye ku ntebe urwana nesha afite amasezerano urwana neshwa ntayo amasezerano ye ni igihugu byumvikanye noneho rero bantu mwanditswe mu gitabo cy'ubugingo urwana intambara nziza yo kugenda gute ndabona iyo urimo ari iyo ubona urimo unashishikaye urabona ari iyi aho kugira ngo urwane n'uko ibyo utazi wabimenya
u Rwanda tugugoze simperuka no gusenga maze gupapana unumva nanjye binteye agahinda u Rwanda basenge aho kugira ngo ati ntakibazo zimane ko mperuka gukora muri bari wabaza hano akakubwira ngo hashize imyaka 10 nibwo mperuka kwigisha abantu bakayugana iki n'Imana ati bose ubu nanjye narapane aho kugira ngo wumve icyo kintu gihagurukira u Rwanda nacyo ahubwo uri kuri Felix murimo gutimba uratimba ko ntabwo igize iyo niyo ntambara nziza yo kwizera natwe umuzubi ko hari intambara kugira ngo nibura ubujiji bukurimo bukuvemo ibyanditswe byera bibone icyicaro muri wowe kuko iyo wabibitse ngo nibwo udacumura kuwiteka siko pantuza Dawidi yavuze noneho kugira ngo urwane iyo ntambara nziza kugira ngo uhinduke ugere ku butungane wasakiranye na muganga niba mufitanye ibibazo urimo mushaka n'amaboko kugira ngo agushyigikire mu murwanye neza mwikuye ku bwoko bw'Imana rero ni igihe cyarazo dore inzira z'ubwenge zikwiye kunyurwa winye abantu mujya mu ijoro muri ndumva wanyu sibyo murinda amaso yabo murinda amaki ayawe meze agere ku muntu urabona bonabonye bosiko ari kumwe na muza na muganga mbona ko bashobora kuba barimo kuvuga Felix amaso banatinda kufite amaso mabi zumugomba bariko ngo baribone buriya ngo bosiko na n'umudamu yo baganira n'umudamu uri yabyumvise ungaragiye kubera ko kimwe barutahindutse aricaye buri ubwo bari kumwe baganira nta wundi baganiraga umudamu wa muganga icyaha aranakirengeye ajyana kubyemeza ibintu atigeze agenda ate izi nzira z'ubwenge ntizitarindwa izi zirakora ku bagenzi bajya he yumvikana reka subire kuri M23 yarasekeje rwose irarwanira noneho buri y'u Rwanda ugomba kugeza ku cyicaro cya CIA muzika ariko Central Intelligence Agency cyangwa se FBI Federal Bureau of Investment ibiro by'ubutasi bw'abanyamerika urabyumva ukabagezaho impamvu z'iyo ntambara kugira ngo bayirebe bakureke kuko batayemeje ntibakwemerera urabyumva n'ibihugu byose birwana niko bimera noneho M23 yaravuze ngo impamvu twe turimo kurwana hari abantu bitwa abarwandofone bari bararenganye imyaka n'imyariko bitwa mu mezi 9 bari bamaze gutanga impamvu z'intambara zirenga 5 iya kabiri iyo ngiye yaje kugwa mu mazi barangije bavuga ngo turashaka kwirukana intera hamwe zasize zikoze zifite mu Rwanda iya mbere biburijwe ngo niya kabiri barayisagera bavuga ati none warakamije siwo washinze intera nako washinze FDL ati niba ari washinze FDL ubari he hari Kigali arakona na leta ya Kigali kumbe uri Kongo no mujenosideri yarenga umupaka agahita yitwa umwe ibyo bintu murimo kuvuga n'ibifite murabyumva abafatiye muri M23 barimo kurwana n'abasirikare b'u Rwanda MONUSCO yari yarabatahukanye bitwa ngo n'abajenosideri bageze mu Rwanda rurababatiza ntituzababatirije none bagarutse kurwana hanga iyo turufu n'ibinyoma murabyumva gatatu baravuga ati impamvu turwana hari amasezerano ahishe tutapfa kuvuga twagiranye na leta ya Kinshasa ati muyavuge kumbe ku gihe cya Kabila urimo kumva bari basezeranye n'abanyarwanda bati turaguha igihugu ariko Sud Kivu Nord Kivu na za Uvira zirari zacu babyumvise ati ku buryo u Rwanda na Uganda tuzahaba imyaka 50 ducukura mpaka nirangira wenda tuzahabasubiza ageze ku butegetsi cyo waba ikigoryi wafata igihugu ukakigabanyamo kabiri umubyumva none barangije bati hari amasezerano twagiranye ati ni muyavuga
muratangaza. Kabiri, ntabwo twayavuga hanga ngo niyo turufu nta kigenjite ivuze. Kane ngo mwumve turashaka ko igifu zombi zigenga. Muzigenda zitera? Muzigenda zitera? Intara ebyiri zigenga, igihugu kigenga mu kindi, ibyo ntibibaho. Iturufu yabinguye hasi. Ikindi ati turashaka kuvanaho ubutegetsi. Kandi bwagisekeza. Noneho bareba izo mpamvu eshanu zose baravuga ngo izi mpamvu zose zivuye mu mazi nta nimwe yumvikana. N'indi mitwe yashyizwe intwaro hasi, mugende mujye muri kantonema. Ababashuka nabo mu Rwanda n'abanyarwanda basubira iwabo, mujye muri kantonema muvanemo imyenda, mutanga imbunda, kandi uwakoze amakosa ahanwe, abandi bagenerwe udufaranga tw'imperekeza, baba bademobu, ntimuzongera gusubira mu bya politike na gisirikare, muzongera gusubira batatu tuzarwa. Nihane magambo barimo kurwana nta mpamvu y'iki y'intambara bafite. Niyo mpamvu ubushatsi bavuga ngo yaba ubashyigikiye yaba ubari hafi, nibashaka bazafate no Kivu, Sud Kivu, Uvira, Kisangani, Equateur, bagenda bagera no ku marembo yo kwa Kisekedi Kinshasa. Yarababwiye ngo ntabwo tuzigera twumvikana, turimo kugendana igihe cyose mutarashyira intwaro hasi. Urareka amaviso kubera ko ari intambara barwana nta mpamvu y'intambara. Murabyumva? Ibyo barwana nabyo bizagwa mu mazi. None reka namwe mbaza nk'abantu ba hano kuzavira b'abakirisitu bajya mu ijuru, murimo kurwana intambara nziza yo kwizera. Pawulo yaravuze ngo murwane intambara nziza yo kugeza gute? Kwizera. Babaza Ruzirabwoba ngo ari Ruzirabwoba urashotorana kuki ugenda ukajya kwataka ibigo by'abandi nta burenganzira ufite? Aratekereza arababwira ngo jewe mfite amagambo avuga ngo murwane intambara nziza yo kugeza gute? Ngo niyo mpamvu z'iyo ntambara yanjye. Jewe naramushyigikiye, impamvu namushyigikiye nawe yagiye ku buhanda aravuga ngo uwo tubyumva kimwaze dukomeze turwane uru rugamba. Iyo ntambara ye uranyumva neza, yabohoje uwakanzwe, ibohoza Bizera Buhoro, ibohoza Ntege Nke, ibohoza Mugenda Yanga, ibohoza abantu benshi ku buryo tubafite mu mateka birata ngo iyo tutagira intambara Ruzirabwoba yarwaye nituba twarageze hano ubwami bwa hehe. Wowe urimo urashishikariye kandi ushingiye ku munwa no kumva nabi n'amatiku niki, urabona ifite ubuhe musaruro? Niba ubona nta musaruro uhereye umunsi tuye kanso umva peresi intambara y'u Rwanda na Jimmy ukabona murakimbiranye izakizana. None se ko nta mpamvu yayo nta n'inyungu kuyihorera, sibyo byarimo ihorere urayire Ferida ubaye utikurana bose kandi bashaka impamvu mutikura. Umugego yanyuze hariya ngo arangize ngo ndeba nabi. Urabyumva? Ikaba impamvu y'intambara. Nguzi Felisi nganyuze hano ngo agenda kutakudura ngo maze ngo yakorera ngo nagiye ishorye ngo bikagaragara ko gusuzugura. Iyo mpamvu yo kurwana urumva ifata ukabona urumva ifata murayireka ahubwo murwana intambara nziza yo kugeza gutera muvuga uti reka tugiye guhatana umva nk'ubusiniga, reka rwane intambara yo kugira ngo niye nabihagira byo gusenga, reka rwane no gushaka ibintu byo kugeza gute nshaka ibintunga ariko rwane n'icyaro. Umva ibyawe ntibikoroheye, urajya gushyira n'intambara z'abandi nk'izo zari gukora twahagaritse izo ntambara ukaba umuntu w'Imana. Birashoboka yewe Uwiteka yazana n'ubashije. Hari ikintu aba bantu bapfana n'Imana. Bagomba gukotana kandi bagashyiraho imbaraga kuko ibintu nibyo baboneramo imbaraga zituma ubwiza bw'Imana buba muri bo. Bazabikora n'amahirwe, bazabyihorera, bazakatirwa mu nkozi z'iki bari bafite amahirwe kuko banditswe mu gitabo cy'iki. Aho mbikanye nibajya mu gikundi cy'ubwoko bw'Imana buzarenga utabikora
agakomeza kurwanya izo ntambara nk'iza Ventura bizarangira abaye ikirere isi yose izamuhiga. Urimo kumva afatirwa ibyemezo kuko ari mu nkozi zikira zibibi. Kandi intambara nziza yo kwizera nicyo mwifuza. Ufite ikibazo kibikurimo cy'ibyumba bitaratungana, turimo kugendana, ufite ibyumba bitaratungana, aho kujya gupagasa amafaranga yo kugira ngo urumuri rugeremo, turimo kugendana, uri mu ntambara z'amafuti, ahubwo zituma n'icyumba cyakaga itara rishiriye. Kuko intambara ibamo za casualty nyinshi. Uzi kurwana intambara atari yo kwizera, ibyumba kimwe, bibiri, bitatu, bine, bitanu byakaga, turagendana. Kubera iyo ntambara urimo, ikindi cyumba cya gatatu kirazima, ikindi cya kane kirazimye, icya gatanu kirazimye, icya gatandatu kirazimye, ugasigara unyemyutsa ubona nta gatege namba nawe ugifite, bitewe n'uko usigiwe ibikomere byinshi mu ntambara wagenze utera barwana. Urabona narwanye intambara nziza yo kugeza gute? Narinzi ibyo kwizerwa, turagendana, ndapfuye ariko icyonzi cyo mbikira ikamba ry'iki. Urumva intambara urimo wavuga ayo magambo ati nanjye ubu nta kindi ntegereje, cyangwa wavuga ati Pawulo ati ntegereje ikamba, we n'umurimo hindura icyerekezo, change the side, you are in the wrong way, uri mu nzira mbi kandi inzira nziza, rwanda intambara nziza kandi isezerano rirahari, murwanya umwanzi azagenza, mwegere Imana nayo izagenza. Intambara ibera muranyumva neza, niyo kwegera Imana mubikore nayo izaza, muzahurira hagati ubwami bw'Imana gusabirwa muri we. Haleluya. Waba wagejeje aho ngaho tukabanza tukareba iminota dusigaranye, urabyumva? Kuko ibi byo birakomeye ubundi ni inshingano tugiye kwinjiramo dufite, kandi irimo yubahirije mwazakira umupanga, ariko mutayubahirije uzabakacira rwose, uzabatema pe, uzagutema, ica rubizi. Mwiriwe mwumvire isaha zose saa yine. Amina. Abafataga mwe muhagaritseho gatoya tubanze tuganire aya magambo murayumvamo twese. Ariko twashena n'ikindi ko turahita dusenga duhite twinjira mu bigabo. Mutega amatwi cyane, iyi faze ni iy'imigani. Mu kanya niho nari mvuze tujya tugira n'amahirwe muri gurupe, dufite umuntu uzi kuvugira mu migani, ntiburira wasanga n'icyigisho ari bucyumve cyane, tukagira n'amahirwe y'abantu bumva imigani bakamenya no kuyisobanura, nabo wasanga buriya bashobora kuza gusobanukirwa biruse. Umureba ahangaha, hano haranditse ngo imigani yande. Abanyarwanda baca umugani ngo umugani ugana akagejeje gato. Fata Bibiliya Isirayeli cyangwa se muganga, mudusomere muri Matayo igice cya 20, titiri hari twumva kwibuka. Soma kuri kare cyane. Umugani w'abahinzi bahe. Okay. Abaratubwira ngo yarasohotse baragenda ari kare yasaba bafata abahinzi ba mbere atanababwiye yinjizamo abandi, byari ikibazo. Baguhari saa tatu zirinjiramo saa 4, saa 3 bagiye kubona kubisemo abandi ba saa 6, saa 9 cekamo abandi, saa 11 shyiramo abandi, aba saa 11 barashoje. Maze umugabo niba ari ubugoma agira agiye guhemba ahemba ku ba saa 11, ibyo sinabyinjiramo, ariko batubwiye ngo ni umugani w'abahinzi bahehe. Bigaragara ngo hari umuntu wari ufite uruzabibu akarwoherezamo abamuhingira. Yego
jya ku gice cya 21 umurongo wa 23 tubanze dusomere kuri titre ya 23 usome umurongo wa 30 usome 32 twumva uko watubwiye 21 umurongo wa 23 abatambyi babaza Yesu aho yakuye ububasha banza murebe hano Yesu akugira atagiye Yerusalemu murabyumva muramurikira aragenda ageze aho yitegeye maze abayuda Yesu kumwegera muganga mwabuze murebe hano twavuye muri Bibiliya gatura witegereje ati urareba iki urareba mu rusengero ubundi wari bwarwitegereza neza ngo ubone ukuntu rwagenzaga rutera rurabagirana amabaje cyane kuko ibyo bari bategereje sibyo babonye yararize aba Yerusalemu we iyo ujya kumenya icyaguhesha iki ariko bihishwe iki yari afite icyo avuze komereza aho kuri urwo rusengero yaje kuhagera arinjira ariko ibintu yasanzemo biteye ubwoba mvunjira muza yo kugarura hana kumva urushimo ruvuze ngo arange byarangije ni mumufatire ni mu rusengero rw'Imana bagenza batera basengera abandi ati ndaguha 3,500 y'intama ntabwo ukwiriye bitanga bacuruza rivuga mu rusengero rw'Imana ikintu yakubabwira abaje ngo ninde wababwiye ngo inzu ya data muyihindure iki iguriro isenga y'abambuzi y'amabandi y'abajura ari ikintu yakoze yahise avana iki yavanyemo iki umuki mukanda nta muntu yigeze akubita n'ubwo uzabisoma aho ngaho ahubwo ukuntu yarebye abantu n'umushumi yari afite babonye ari igitsure batigeze babona barahindagana nibo bubatse ameza yavunjiragaho ntabwo aribo bayubitse Yesu ibyo bintu ntiyabikora n'ubwo ubona byanditse ahubwo babiteye sentiri biruka barimo guhunga kuko buri wese yabonaga bagiye kumukubita bagiye kubakubita rende kumbe Yesu yageze Yerusalemu yazanye n'igikundi kinini kirimo inteko y'abantu bari barabujijwe kujya gusengera Yerusalemu abo yakije n'impumyi abo yagaburize bamubonamo undi muntu abo nta n'uwari wemereye kwegera n'amarembo ya rwa rusengero turimo kugendana abatambyi bavudutsemo bariruka baratoroka baragenda Yesu yinjira muri rwa rusengero abantu bose bari barabujijwe uburenganzira no kubinjiranamo nawe maze si kubyina haleluya nina baramuhimbaza ubwo ibitambyi byacitse cya gitsure byirutse bigiye nk'uko byava ahantu bikagenda nka kilometero 5 hano arabaga niko ko utajyaga murenga amarembo y'urusengero mwambaye iyo myenda ya gitambyi musa mutyo byagenze bite kandi sikiri turimo ko atari dusubire hehe dusubire Yerusalemu nibyemerwa ko iyo myenda bayirenza imiryango y'iki amarembo y'urusimbuza y'urugo rukikije urusengero basubira inyuma bagera Yerusalemu urabyumva aho kugira ngo bagende aricyo bavugana na Yesu abantu bahanishije barimo kuririmba bararirimba baranezerewe twaherukaga ageze ntabwo nari nzi ko runasa rutya barashima Yesu bareba ayo mashimwe arimo uyoboye gahunda mu rusengero harimo icyarimo ninja harimo abantu bari barwaye ibibembe harimo bizambaye ibobo zitajyaga zisenga zitazi n'urusengero bari baraciye zidashobora no kuhegera abarurindaga abababuzaga nabo bagiye nabo binjiye bahimbaza maze bitambira birinjiye ugiye ugasanga ikiraro barimo kwibyiniramo wagenda witonze ashaka kumenya ntabuze gutera ibi ubushobozi aho waba uvanye nakagomye kuba ndimo guhimbaza abarimo barimo kubyina nk'abagabo none barimo kuza bambaza iki ubusa iyo umuntu akubajije ubusa umusubiza aragira araga ngo murambaza aho nakuye imbaraga n'ubushobozi butuma ibi bintu birimo gukorwa ati nanjye ngiye kubabaza ikibazo ibintu Yohana mwabonaga akora uriya yatumwe nawe mujya mubona ibikorwa bari mu manama abandi bari mu rusengero barangiza turafashwa turamuka tuvuga
yakoresheje Yohana yavuye ku Mana. Turaba dusebya ahita tubaza ngo none niba yakoraga ku Mana mukitwa ko ari mukora ku kintu utamwumvishe. Urabyumva? Nituramuka tuvuze ngo iyi mbaraga yakoreshaga Yohana yavuye ku bantu. Muraburikira? Umva, aba baturage bonyine baradutera amabuye kuko nta muntu w'i Yerusalemu n'umwe utazi ko Yohana ibyavugaga byavuye ku ki? Ku Mana. None tubigenze dute? Urumva? Barasubiza ngo byavuye ku Mana. Barabafasha. Baravuga ngo byavuye ku bantu. Barabaterwa amabuye. Murabyumva? Bajya inama muri iyo nama y'itorero. Tugende tumubwire ko tutazi imbaraga zakoreshaga Yohana aho zavuze. Baraza abandi baracyahimbaza. Yesu ategereje igiki? Ntabwo tuzi aho imbaraga zakoreshaga Yohana zaturutse. Okay. None reka nageze mbacire umugani. Babyumvise? Izira Yesu. makumyabiri na gatatu. Yinjiye mu rusengero abatambyi bakuru n'abakuru b'ubwoko baza ahari yigisha baramubaza bati ufite ubutware iki ubutera gukora ibyo ninde wabuguhaye? Yesu arabasubiza ati nanjye reka mbabaze ijambo rimwe nimurinsubiza nanjye ndababwira ubutware buntera kubikora. Kubatiza kwa Yohana havuye ni mu ijuru cyangwa ni mu bantu? Nuko biburanya mu mitima yabo bati nituvuga yuko kwavuye mu ijuru aratubaza ati ni iki cyababujije kumwemera? Nituvuga ko kwavuye mu bantu dutinya ko abantu batugaya ko bose bemera ko Yohana yari umuhanuzi. Niko gusubiza Yesu bati ntitubizi. Barabizi cyangwa ntabyo bazi? Bashubije Yesu ngo bagende bate? Komeza. Nawe arababwira ati nuko rero nanjye simbabwira ubutware buntera gukora ibyo. Tega amatwi mwumve kimwe mbagira inama ahangaha. Mwabyumvise? We Peresi ukabona Felix ariko nka buriya yivane n'umukobwa iyo twiga mu rusengero yikaramiye ubona yita ku byo barimo kwigisha batumimbaza ubusa agenda ujye kumwibaza. Niba umuntu ajya kugutega imitego kugira ngo akugushe mu byaha utangire uba wahimbira n'undi byaha cyangwa se urenga ibyo wakagombye kuvuga akubajije ubusa nawe agenda ute musubiza ubundi. Muvuze ko nabajubije none hahita bacira umugani. Ibicucu biraho bitega amatwi ngo byumve umugani yababwira. Ariko ibi bitekereza mute? Habayeho umuntu wari ufite abana ibihe ibi mu bitekereza mute ibihe habayeho umuntu agiye kubacira umugani. Ikomeza. Habayeho umuntu wari ufite abana babiri asanga umukuru aramubwira ati mwana wanjye genda uhingire uruzabibu rwanjye. Harya wa mugani wo muri 20 ngo n'abantu bahawe guhingira iki? Uruzabibu. Turimo kugendana mwumve neza n'ubu buhinzi burongeye buragarutse. Ubuhinzi buragarutse. Habaye umwana akagira se Saravuga ngo genda ujye guhingira iki? Subiramo twumve. Habayeho umuntu wari ufite abana babiri asanga umukuru aramubwira ati mwana wanjye genda uhingire uruzabibu rwanjye. Nawe aramusubiza ati ndanze. Maze hanyuma arihana agenda atekereza ibintu mvuze ntatabwiye ko mu bwenge ndanze yisubiraho agenza ate? Subiramo uwo mugani. Habayeho umuntu wari ufite abana babiri asanga umukuru aramubwira ati mwana wanjye genda uhingire uruzabibu rwanjye. Nawe aramusubiza ati ndanze. Maze hanyuma arihana aragenda. Se asanga uwa kabiri amubwira atyo. Nawe aramusubiza ati ndagiye data. Tega amatwi wumve. Ariko ntiyajyayo. Muri abo bombi nibyo wakoze icyo se ashaka. Murakoze gatoya. Uretse gato nimurebe hano. Umwana wawe wa mbere yitwa ngo Isirayeli Sisana. Uwa kabiri akitwa nde? Gervaziyo. Ububeye Sano ati Sano rero genda ujya ku ruganda undebere uko bigenda ngwindi igireyo ndanze nawe ngiye.
agiye mu cyumba aratekereza ibintu ni ibiki aragiye sibyo uwo ni nde sa uhamagaye Gervaziyo turiho Gervaziyo mukuru wawe aranze mubwiye imirimo arabyanze none reba uburyo wagenda ujya ku ruganda urebe ko ibintu byifashe turi kumva kugendana aravuga ati da ndagiye ageze hariya ngwazigiriye komeza kubona umasegeri warushinze nawe agiye muri abo bana babiri ari Sano na Gervaziyo ninde yakoze ibyo se ashaka ninde bose kavuze ko Gervaziyo ndanze yisubiyeho aragenda undi ati ndabyemeye urimo kubyumva ndagiye ariko ntiyagenza niba tubaje n'uwanje wakoze neza cyangwa n'uwakabiri ese uwo mbere yakoze neza uretse gato cyose yashakaga hari uguhingirwa ku ruzabibu turagendana none rurahingiwe si cyo yashakaga nubwo yagize ubugoryi ariko nyuma yisubiyeho agenza ati umva amagambo akomeye cyane agiye gukurikiraho muri abo bombi ninde wakoze icyo se ashaka baramusubiza bati ni uwa mbere komeza Yesu arababwira ati ndababwira ukuri yuko abakoresha b'ikoro n'abamaraya babanziriza kwinjira mu bwami bw'Imana. Rebe hano mwese uwa mbere ati genda ndatse arangiza agenza uwa kabiri tuwavaho ukagenda ko muri umukuru wawe yanze kugenda tumva agiye pe arangiza ntiyagenza eso arara wakoze neza ninde naho baramuzuza ati tumva ari uwa mbere kuko ni wakoze byose agenza ate araga ati namwereka mbabwire sabakoresha biko ati n'abamarati sino batumye mu kanga ati nibo bagiye kubabanziriza kujya mu bwami bwo mu ijuru rero murareba dufite inshingano yego oya nitwanga kuyikora ubyumve aba ni abamaraya amatorero ni abamaraya mwari mubizi ni abaki ariko ibyo barimo babifitemo umwete arajya kuzana abantu arashomba ngo baza mu itorero bagakora arayagurira ibyuma aritanga ntugire ngo iby'Imana yakubwiye gukora wanze ntikureba irakureba uyu nawe ibyo arimo gukora nawe iragenze iti iramureba hagiye kubaho kwisoreza umurimo k'Uwiteka murabyumva mu minsi mike abantu birirwa wita maraya abamaraya basambanye bo kwa Yezebeli tujye kugendana ukabita abamaraya ukabita abantu birirwa barya amafaranga babaye nk'abasoresha abakoresha b'iki komeza urangare Uwiteka arabasoresha umurimo usigara uvuza induru ku gasozi umugabo warangiye mwawumvise ubyinane nabo kutigisa barabibwe ngo pereza arabyina ivumbi rigatumuka byinana na bambe ukuntu usigaye ucuranga ntujya ubipostinga nkabibona curanga byina jyayo unanirwa inshingano ikimbabaza nuko bazabura ngo aburuka biki urava mu murongo harindira mundi umwanya wawe nabyumvise umenye ko bakurokirita turimo kugendana barakurokirita bakuvana Imana irahasi muranyuma neza irabireba n'umwete bafite bazi ko barimo gukorera iki Imana wowe wandangare komeza urangare icyo Imana izakora izavuga ati mba muri abakozi b'abahanga pe reka nze mbahindurire mwebwe musoreze umurimo bizaba visi versa barakurokirita ukajya mu byawe ufite icyo uhamagariwe ntugikore Imana igiye kuba gusimbuza kuko ntacyo umaze icyo wongeraho kugeza ubwo Imana mu mwanya wawe naragutoranije waranze ngiye gushyiramo indaya n'amabandi yirirwa yimbaba ayo mabandi kugira ngo niyo bandi naba
bacucuye abantu igihe mwagatangiye amafaranga bakubwira ngo wajya kubaza ngo aya mafaranga ajya eti ntukabazi yajya iyo abantu bajya kuyobana hari hera nuko byumva none asajya he ayajya gufasha abantu bo mu birwa bya Pasifika urahaze uze iwanyu nta bibazo bihari mu Rwanda ku buryo ahora ajya muri Pasifika muri za Komoro hehe baguha n'amakuru yaho ukuntu bimeze bigeze bakubwira amakuru yo mu Rwanda baragusahuye Imana uwo mwete bafite irawureba turagendana nawe yatoranije irakureba komeza wange inshingano y'icyo wahamagariye bari tayari iragufatira ayo mabandi n'izo ndayi bashyire mu mwanya wawe uze twagira ngo amina ngo bebe bityo umusimbuka ebe kandi saa amina rwose umugani wa mbere gisubiza ngo ntitubushoboye kandi n'ujyanye n'abahinzi abaki twigire ku wa kabiri uyu wo uteye ubwoba ngo ni uw'amatarani sibyo tanga usikari itarani muzijya mwakijijwe n'ubuntu bwo kugenza gute ntibyavuye kuri mwe ni impano y'Imana ibyo gukiza ngo ni impano y'iki bikaza Imana yaguha ariko mukurikire neza imaze kuyiguha rero ubu Imana yagukije hari ibyaha byinshi yakweretse buriya si kimwe n'ibya peresisi n'ibya bose ko ntabwo ari revozi unapimye n'imbaraga wasanga atari zimwe murabyumva noneho rero iyo mpano Imana yaguhaye y'imbabazi zayo urumva tarani Imana irashaka yibyaza umusaruro ariko mudakurikira angana urataka irashaka ngo yibyaze umuki umusaruro ngiye kugera ku ntambara ye umura byo muri Kongo ndabivugamo naha ntabwo kubyo kuri Kongo nabyo ari mugabo ndabivuga aho nyine kuko bigiye kutwerekeza kuko umupanga ujyana n'intambara sindi ko bimeze muri yabe mbere turuyitajemo twaba dukoshije nta muntu n'umwe hano kereka abakeye utarahawe kado y'impano y'ubugingo bubonerwa muri Yesu bw'amahoro bw'imbabazi Imana yamuhaye mwese benshi muzibyaha noneho rero Imana yarayiguhaye ngo yivunje n'izindi tarani ntabwo kandi mwigeze mwiga ngo mubi byasohoye iki arabibara maze bajya kurangiza bakavuga ngo imbuto ziba zivugwa ni abana b'ubwami si ibigori abana b'iki b'ubwami ufite iyo mpano uwabaye umwana w'Imana agomba kwera abandi bana b'Imana bakaboneka bimuturutseho mwumvise wa mbere ngo bamukubise eshanu harya yabigenza yazibyajemo uwa kabiri bakubita ebyiri yazibyajemo zingahe ebyiri undi bamuhaye imwe aragenda ngo acukura ubwira ashobora gutsimba gusa yaracukuye arazinga narinje rero kugira ngo mumpe imimuriko y'ibyo mwakoze iyo mpano nabahaye icyo mwazikoresheje uwa mbere Nyagasani ngize eshanu nazibyazemo inziza eshanu ziba 10 umva injira mu munezero wa data mu usanga ari kwinjira mu bwami bw'Imana bagendanye undi tizare ebyiri nazivunjemo ebyiri tuva nawe ni mu munezero wa data mu abantu bose bijunze n'Imana bose bandikiwe iki ijuru nibaramuka bakoze icyo Uwiteka ashaka murabyumva nugira uruhare n'ubwo hakira umuntu umwe uwo nguwo arahagije itarano Uwiteka yatanze ariyo mbabazi z'Imana ariyo mpano y'Imana uzakora ibishoboka byose nibura umwakire bigututseho mwabyumvise wahawe imwe ngo narenze wakoze gusarura ibyo utari ibyo ukagosora ibyo utagosora niba gugosora ibyo utasaruye ibintu nk'ibyo ngibyo arangije reka twumve uwo mugani turaza kugira icyo tuwuvugaho abanza ahere kuri 25 14 ageze kuri 30 mwumve iyo texte nimara kuyumva ndasobanura mwumve igitangaza kirimo ahangaha 14 yego umugani w'abagaragu bahawe okay
bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye. uretse gatoya uwa mbere akwazi guhaka abituma basha ngiye kubaha akazi arabajyana yigira hariya babyumva. uwa kabiri afasha abahungu be umwe ati genda ujye kundebera murumva genda ujye kunkorera umwe aremera ntiyajyayo undi aranga ariko agenza uwo muntu uzi kwiyicarira ahantu hamwe wagira ngo ni umunebwe ntashaka gukora kwikorera hakajya ahora atuma genda arambiwe n'ibyo tumarye. hari umurimo yakoze muranyumva neza araza apfira abantu ariko twebwe tubikoze icyo ashaka arashaka ngo tujye kuvuga ibyo twakoze ntaci mujye kwaturira ibyaha byanyu bagenzi babo. ariko murabona ntabwo mumurikira mvuze ngo hari ibintu twakoze bibi murabyumva twishe Imana tutakagombye kuyica. uwo ni we nyiri uruzabibu ugiye kudutuma mu ruzabibu rwe aravuga ngo nimugende mubwire bagenzi banyu ubwo mwasobanukiwe n'ibyo mwakoze mugende mujye kubwira bagenzi banyu mbona abandi nkamwe namwe basobanukirwa n'akaga mwagejeje kugira ngo nabo babarire nabo nimara kubabarira babwire n'abandi ndagiye mwe nimugende musigare muri urwo ruzabibu mwari nyabyaha mwe nimusange iby'ibyaha byene wanyu mubwire ukuntu nkiza mubwire ukuntu ndi mwiza. turimo kugendana imbaraga za muganga iza Felix za Israel iza Yves iza Nuza za Peresi izabo ntabwo zingana ndabizi ariko genda ukoreshe utwo dutege twawe ariko bibyara umusaruro hagira umuntu ukira bikunyuze. sikese avuga umva rero umurongo wa 14 kugeza kuri 30 ngiye guceceka dusomere iyo text mu kuvuga kandi usome cyane. bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye. aha umwe itarama 5 ndamuha 2 ndamuha 1 uko umuntu ashoboye arazinduka. uwo mwanya uwahawe itarama 5 aragenda arazigenza agenzuramo izindi tarama 5. uwahawe 2 abigenza atyo agenzuramo izindi 2. ariko uwahawe 1 aragenda acukura urwobo ahishamo itarano ya shebuja. maze iminsi myinshi ishize shebuja wabo bagaragu araza abana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. uwahawe itarano 5 araza azana izindi tarano 5 ati databuja wansigiye itarano 5 dore nazigenzuyemo izindi tarano 5. shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka wakiranutse muri bike nzakwegurira byinshi injira mu munezero wa shobuja. amina. uwa kabiri arahageze uwahawe itarano 2 araza aravuga ati databuja wansigiye itarano 2 dore nazigenzuyemo izindi 2. shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza wakiranutse muri bike nzakwegurira byinshi injira mu munezero wa shobuja. ukira aho ngaho nzabwirize hakiri imbabazi z'Imana abantu 1,500. urabyumva ntabwo uko Imana imbara izandutisha bose kuzakora ibishoboka byose mu dutege akabagira umwete hakiyumva n'Imana abantu batanu bonyine. mwabyumvise twese izababara kimwe kuko turi mu nshingano zimwe ariko tageti ni uko abantu binjira mu bwami bahabwa uburenganzira bwo kuzinjira mu bwami bwa hehe bwo mu ijuru. ntabwo ari ukuzuza amadini ntabwo ari ukujya mu makorari ntabwo ari ukuba bakuru amatorero ntabwo ari ukujya mu bimina ni ukujya mu gikundi cy'abantu bitegura kujya mu bwami bwa hehe bwo mu ijuru. buri wese n'udutegetwe duke Imana irasaba ngo akore uko ashoboye. mwabyumvise umva umubingwa rero wa nyuma kabutinde tega amatwi n'ubu n'uwa gatatu araza 24. nahawe 1 n'uwahawe 1 araza aravuga ati urakurikira Felix databuja uwahawe zinga n'uwahawe 1 araza aravuga ati databuja nari nzi ko uri umunyamwaga
uwa mbere ati murika azanye eshanu, murika azanye ebyiri mu mwaka w'iki murakurikira. Undi aje ntabwo yaje amurika ahubwo yaje atukana. Wowe ndakuzi uhereye na kera, umwaga wawe kwikanyiza kwa agatukana sibyo bamusabye batanga imimuriko agageza ate tuka boss kandi byatutse bose numva ari byo uretse mwumve burya ari byo. Uwahawe imwe araza aravuga ati databuja nari nzi ko uri umunyamwaga, usarura aho utabibye, cya kabiri kunika ibyo utagosoye, cya gatatu ndatinya ndagenda mu ishitarano yawe mu butaka, dore ngiyo ibyawe urabifata. Reka gasuzuguro we, uri umunyamwaga. Cyo kitutsi cya mbere, uzi guhinga, uzi gusarura ibyo utagenda ahenze. Icya kabiri, uzi kugosora cyangwa guhunika ibyo utagenda utagosoye. None rero byawe ngibyo byongeye bari wowe wayikorera iki? Byumva? Muramurika? Nimurebe hano. Muzi inshingano z'abo? Muzi inshingano z'abo? Niba wicaye nta bantu biyunga n'Imana bikunyuzeho, watanga ubutunzi bwawe, wategura iminsi mikuru, waherekeza ababwiriza, wabagurira n'amazi, wajyana nabo, wasemura, niba utazi uko umuntu yafasha mu murimo, wicara ujya inama n'abandi babikubwire, ariko abantu bagakira. Twageranye? Naho ibyo wicaye nta kintu kimukora, uba urimo gutuka Imana. Maze kugira ngo uzajyane mu ijuru abantu twigishije bino kutubwira ngo abare twebwe kubagurika tugenda tujya kuvuga rimwe banadusuzugura, ubundi badupinga, ubundi batwirukana, ubundi bagenza bate. Uzi kugira ngo uzajyane mu ijuru abo utigishije, wabubeshya ezara Yesu yigishije nudako kubyo kubigisha zabege ubwo se umucuye ngo uzi kugira ngo uzajyane abo nakwigishije, wabubeshya. Ubu muri byamubwiye murabyo nari nzi kuri umunyama, nari nzi kuri boss wicara hariya gusa kugira ngo tuzagukore. Aramaze nyine ni boss. Uzi ngumure mu ruganda rwa Isirayeli ntabwo numva ngo amabwiriza uza kumva ko arya ari bari nawe ninde uyobora uruganda. Twagendaje azakugira ati noneho baca ugeze ute, azagusezerera. Niba uri umukozi menya inshingano zikureba. Abatarimo kuzikora rero hano kwa Yesu barirwa babwira Imana bayituka ku manywa na nijoro. Uzi kugira ngo untuma ahantu we byarakunaniye kujyayo, uzi kugira ngo nirirwe sakuza ngusakuriza nawe utarasakuje. Noneho rero niba ari ibyo nizo mbabazi z'Imana wampaye uzazinyambure. Tugura byumva cyangwa bivuga ntabwo kandi ibyo si wowe bivuga, ubwo imico yawe kudakora byonyine bituma wiri gutuka Imana. Birashaka iyo usaba ngo abari ujya gusakuza muri bari abantu batama n'agaciro ntabwo byumva. Icya kabiri, uzi kugira ngo uzaterura abantu utigeze ukurikira, utigeze uvunikira ngo uzajyane mu ijuru, uramutuka. Boss aratuka ko yaguhaye akazi kandi nawe ukemera ko uri umukozi. Ariko icyo vuga muracyumva? Umva icyo boss yamubujije. Soma hepfo yaho twumve. Muga yagiye barahera muri toyitu ahantu habari mu twagiye kandi gusobanura iby'imbaraga y'intuza yambaraga horasa. Uvuga ati banguka sabe ngo kubwira ubujiji ubuvemo bw'iriya mbaraga biri gusa. Muganga bari tabare tuze ndamutegereza. Ariko umuntu udakora muvizi kuba atavuze gusa aririrwa atondekanya ku manywa na nijoro ibitutsi atuka iki Imana. Ndakwiyamira ntushingeho ongeraho n'ibindi gusa munyongere n'ibindi bitutsi. Urashaka iki? Uranguriza iki kwirirwa mpora? Iduka sa niwe warinshingiye nibitindemo ndamaze. Urumva ko byoba turi hamwe no mu mufati murenge
uzi kujya guhunika ibyo utagosoye icyo cyonyine kirahagije uzi kugira ngo uzaze ngo za ariko ufite umwirato ngo uzatugwa ku bicu ngo uhamagare aba wigishije ikintu nagikura he mu mibereho mbaho yose ni umva uwo mwakwicara mukandika igitabo cy'iby'uyu uwo muntu ufite imbaraga y'imvura y'ituba yake namubwira hazariko ntabwo yari nawe yaze muri to reka bivuge mu masomo murabyumva agera none ashaka kuba afite ibihe byiza okay reka twumve wana turimo kugendana urimo gutuka imana icyo Yesu yamubwiye makumyabiri na gatandatu ariko shebuja aramusubiza ati wa mugaragu mubi we wamukiri amubwiye kuba arimo kumutuka yavuze we ntamubeshe ahubwo aramubwiye ngo bose iyo murebe inshingano naguhaye ukaba utazikora naza kumurika gutwara imimuriko ugatangira kunuka uri umugaragu umva ikindi yamubwiye wa munyabutewe wamuki yabuze yaricaye gusa mwumva ikintu yaguze amatsinda ajya azira mucyumve agiye kugisoma dusubiremo ako kantu k'ibyo yamubwiye 26 ariko shebuja amusubiza ati wa mugaragu mubi we wa munyabutewe ko wari uzi ko nsarura aho ntabibye urabizi amakosa yanjye ko nzajyana abantu ntigeze nigisha nzatera abantu ntigeze sura nzajyana mu ijuru abo ntigisha urabizi pe ngo ko wari ugenda ute wari uzi ko nsarura aho ntabibye munike ibyo ntagosoye itarano yawe ni wari ukwiriye kuyiha abagenza nanjye naza ukamana iyanjye n'inyungu yayo kutega amatwi mu niba we peresi utarushoboye kwigisha yewe se ndabizi ko nta ufite byakwigisha abantu bakiyunga n'Imana ubu si urareka abantu gahamagara bose ko turimo kugendana akigisha niba ari kubigize uruhare mpuza ayivana aramutse abonetse akakira imbabazi z'Imana sinapane kuko ko ari wowe ko wayicuruje ukayibona ko bamunebwewe Yesu nawe umuhaye ingingo umutsinda akakora icyo cyarakunaniye nicyo cyarakunaniye ariko mwumva iki kintu subiramo ako kantu amubwiye gutya ko wari uzi 26 ariko shebuja amusubiza ati wa mugaragu mubi we wa munyabutewe ko wari uzi ko nsarura aho ntabibye munike ibyo ntagusoye itarano yawe ni wari ukwiriye kuyiha abagenza nanjye naza ukamana iyanjye n'inyungu yayo uretse gutunga aha muri uyu murimo harimo abagenza mwabyumvise bazi gukora akazi uko gakwiriye mwabyumvise ubu ushobora guha amafaranga 100 bosiko mwabyumvise waza kumusura ukwezi gutaha ugasanga asigaranye 90 ukamubaza ngo 10 ryagiye ategonye kandi sinzi uko byagenze waha 20,000 bosiko urimo kumva ubwo ni bosiko a hakaba na bosiko b waha 20,000 bosiko waza akanyuma y'ukwezi ugasanga bigeze kuri senkana azi kubigenza neza wabyumvise nawe Yesu aramubwiye ngo mugaragu mubiwe ndabizi kuzi ko urabizi neza ko muri ibyo ntageze ibyo oya muri ibyo ntagosoye oya nsarura aho ntabibye ngahunika ibyo ntageze ntagosoye ko wari ubizi ko icogewe nifuza ari inyungu y'ibyavuye ku itarano iyo uyishyira mugenzi wawe akayigenza neza ko icyo napfaga ari inyungu zayo kujya utabikoze none haramubwiye ngo wa munyabutewe wa munebwewe rero nuko mwagira ngo mbifuje ujye simwifuje uzabikore cyangwa se uzabyihorere nta n'ibyo nanakeneye kuko mbikubwiye murabyumva muri uyu nguyu nta n'umwe ubishatse atagira mu ruhare wafotora broshire murabyumva watanga amatike y'abageni
wabagurira amazi, wabaherekeza, ijwi ryawe ryakora, ariko tukakubona nawe wagize uruhare hakagira umukiro. Nta n'uyu n'umwe wo witsinda Imana itabara nk'iki kintu. Niba wiyicariye iracyakomeza kukubwira ngo urabizi neza ko nzajyana abantu mu ijuru ntigishe, ijuru yicaye ubizi. Icya kabiri, urabizi ko nzabahamagara nta n'umwe nasuye mu rugo, urabizi ko nta n'umwe navunikiye usibye ku gikaruvani. None ni iki cyakubujije kuba wabwira mugenzi wawe ngo agufashe? Icyo nifuzaga ko naguhaye imbabazi ko nashakaga undi biturutse kuri wowe. Urasubiza icyo kibazo mugaho tugeze urahumva neza? Aho tugeze urahumva? Aho twari tugeze? Nimukurikire mwumve igitangaje. Muganga arahageze, Imana ishimwe, ahite yumva aho azakura imbaraga y'imvura y'itumba. Basubije ngo iki? Ngo nicyo gituma mbabwira ko bizagenda bitewe. Yataka itano yawe wari ukwiriye kuyiha abagenza, nanjye naza ukamana iyanjye n'inyungu yayo. Ego nuko nimuyimwake bagenza batera ego muyihe ufite itarani 10, kuko ufite wese azahabwa ego akarushirizwaho, ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. Uzazava imvura y'itumba mutaboza bizapfa. Komeza ubangahe. Tumukugendana hari imbaraga Imana yakoresheje guha imbabazi. Urabyumva? Urangare. Tumukugendana uyu mudamu nagira kete ko gukora iki Imana izakora. Nta zindi mbaraga ziri gusoka no mu jamwe kandi izasoka imvura y'itumba, reka ahubwo izahita igenza ite? Ifate zayivane, ifate izuru, ifate n'izuru, izikorere transfer. Mwabyumvise? Zijye kuri uriya, kuko ababyinshi bazongerezwa abadukiye bakakora n'utwo bari bagenze bari bafite kuko badutunze nabi ahasigaye. Ariko reka maze mbabazi nk'ibi bisazi bindi, sibyo? Bahita bambura utubaraga tw'Imana twose tubariho, yarangiza agahita bincomeka, byahita bigenda najya no kwa perezida nkagane banantangira nkagane ndabiyamye mu mvira mu nzira cyane ashaka perezida kugira ngo amenye iby'Imana. Nimurebe ibyo mwize imbaraga byabasigiye, nimurangara Uwiteka agahita bifata byose akabishyira kuri Felix. Ni uguhita akora nk'igisasi, nuko gusuka kw'imbaraga y'iki yitumba. Niba uyitegereje ngo ni nk'ikintu kizaza gutera rangara. Hari abantu batari indangare, utwufite uzatwamburwa duhabwe, abandi barangiriza Uwiteka umurimo. Uwo mukozi se w'umuzari barakubwira ngo genda, ngo nabizi ko izajyana abantu ngo tugeze. Kuba wicaye ntacyo ukora gusa nta n'icyo umaze, urimo gutuka Imana, urayituka ikureba nta ngorane. N'ibyo uyituka birayifata, ariko icyo izagukorera izakwambura ibyo yaguhaye, izabiha abandi bayirangiriza umurimo. Aho imbaraga zizasoza umurimo zizaza nihe? Mu byago cyangwa se mu kaga ko kwigira indangare, ibyo wari ufite ukabyamburwa bikahabwa iki? Iyo bavuze ngo bamaso ngo hatagira ugutwara iki ikamba ryawe, ubuzibu ni iki babaza? Imbaraga Imana yarazisutse z'imvura y'umuhindo zirahari. Turagendana? Abazipfushije ubusa ni benshi, abazicunze neza ni benshi. Imana izakora transfer. Umuntu mukubita imbaraga z'abantu nka batatu b'umusazi, aha akagombye kubwiriza umuntu umwe, habwiriza abantu 10, aragiriza Uwiteka umurimo. Komeza wigira indangare, ibizakubaho nanjye ntuzambwira. Ubujiji burapfuyeho, genda usaba imvura y'itumba rero mugabo. Cyumvikanye? Umugani wa mbere mwawumvise? Urawumva neza cyane, sibyo? Uwa kabiri mwawumvise? Tugiye kuwa gatatu, uwa gatatu mvuko ukuntu tugiye kuwutangira. Daniel igice cya 9 umurongo wa 26, soma twumve. Daniel igice cya 9
umurongo wa 26 mbanze mbibwire by'intambara ya Nubu. Aravuga 26 ibyo by'umweru uko ari 62 nibishira Mesiya azakurwaho kandi ntacyo azaba asigaranye maze abantu n'umutware uzaza bazarimbura umurwa n'ubuturo bwera iherezo rye rizaba nk'utebanywe n'umwuzure w'amazi intambara n'ibyago bizarinda bigeze intambara n'ibyago bizarinda bigeze imperuka niko bitegetswe ngwiki bashe tegeze ngwe bizarinda bigeze rya ngo niko bigeze bi intambara yo kurwana ni yategetse niyubarije amategeko Ayari bari intambara maze n'imisi bari itegeko ni yahangaha yo kwize gendere buri wakirane intambara iri hari ahantu urakanda ko nta ntambara yari ikomeye cyane ahubwo si yo kugenza gutira si yo kwizera none ubiteka bamwe ngo intambara ni ibyago n'intambara bizajya bigeze ki wereba ugiye kugeza imperuka urwana intambara itemewe n'amategeko agomba kuri bakuri ibintu muzo murabyumva intambara izajya bigeze imperuka niko bigeze bitegetswe ni iyi y'uwiteka tubwizageze imperuka nabwira barizatira ntabwo amahoro azagenda eretse ibyana urupfu byagenze bite ubu rero muri isi hari intambara sinirirwa mbitindaho intambara muri iri mu karere k'ibiyaga bigari mwanyumva neza intambara y'Uburusiya na Amerika na NATO barimo gukinisha abanyarwanda n'abakongomani abandi bakaza murabyumva neza ishobora kutazarangira vuba ishobora kurangira vuba irahitana abantu kuko Imana yavuze ngo bizarira bigeze iki mu madini ni kocokoco turagendana mu bantu b'Imana ni tikutiku intambara hose zigenda zite zirahari kandi nibacunga nabi zizageza imperuka ingorane gusa navuga abarwana intambara zitemewe urwana intambara nziza yo kwizera nakotane mpaka zarindageze iki kuko amategeko aramubwira ngo yirwane mpaka uzageze imperuka ambara yo kwezwa n'urugendo ruzahoraho mpaka Yesu agenda agiye intambara muyikomeze ntimuhagarare kuko byategetswe mwabyumvise abandi bari mu zindi zitari zo kwizera nakazi kabo mwabyumvise nakagombye kubabwira akarere k'ibiko mu biyaga bigari aho intambara igeze ariko si ngombwa mananiwe murashaka no kujya kwihurikira kumva zibisi mukora ahubwo tega amatwi mwumve tugiye mu mugani wa nyuma reka ndangiye kuba mu mwanya wo kuza kubyo twize neza turarangira mwagurike harebye yawe urimo ko nayitoroshye urajya kwanariza izari mu Rwanda tuba nawe yawe itoroshye zihore banza urwane izaba nawe zikugejeje kure uri kajoriti urubavu ntukeguka barasha amatwi nta byugi bite turimo kugendana ijisho rimwe bararimerye ahubwo urajya kureba izari mu Rwanda tuba ibitakurebure bahehe tega amatwi mwumve so umugani wa gatatu tugiye kugera kuri wa mupagana babwiraga ni n'umugani muto cyane w'umugaragu mubi n'undi mwiza bari gusaba wa muhinzi aragarutse babahinzi baragarutse tega amatwi mwumve 24:5 kugeza kuri 50 donsoreza umuvande bahita umupangani rube ni utari wawusoburaza hibu 24 ne gatanu yese ne 50 titira babo murongo wa 45 umugani w'abagaragu babiri umugani w'abaki hano batangiye abagaragu hagira abagaragu n'umwa 20 abagaragu
abo bagaragu Imana nta kindi bashaka ari kugira ngo bayikorere aba mbere baranze ibasimbuje abandi, aba kabiri banze gukora ni ukwituka gusa, irageze bongeye kugaruka n'ubundi ku bakozi. Bibiliya we uri igitabo gikomeye abantu batekerezaga kuri ibi bintu turimo kubwira. Undi urumva neza ibyo barimo kutubwira? Bagarutse ku baki? Ku bagaragu. Shobuja rero avuga ngo dusomere twumve. mbese ninde mugaragu ukiranuka w'ubwenge shebuja yasigiye abo mu rugo rwe. Uretse iki ninde mugaragu mwiza? Ubu umugaragu nuri he? Sura aha. Ninde mugaragu mwiza se yasigiye abahe? Mwabyine ko nuza kuyobora wo mu rugo. Umugaragu mwiza ufite iki? Kuba utegana byo tangira ugiye uzi ko ibintu ushobora kubona gukora nta bwenge ariko ari ubugoryi ikintu kwirukamo. Uzire ngo ninde mugaragu mwiza? Subiramo twumve. mbese ninde mugaragu ukiranuka w'ubwenge shebuja yasigiye abo mu rugo rwe kubagirira igerero igihe cyaryo. Uretse gato uzi kubapangira akabagaburira ifunguro ribakwiriye n'igihe ribakwiriye n'igihe azaribahera. Azi kubapangira neza. Ninde muntu uzi gupanga umurimo kugira ngo abantu bakire? Umugaragu mwiza shebuja yabwi nasubiremo mu mbese ninde mugaragu ukiranuka w'ubwenge shebuja yasigiye abo mu rugo rwe kubagirira igerero igihe cyaryo. umugaragu arahirwa shebuja naza agasanga arikora. Amina. Shebuja naza marimo neza agasanga ntiyagiye mu bindi, ahubwo arimo kuvuga ati aba bantu bakwiye kubyibireka mbafashe kugira ngo nanjye ibyo namenye bagenze batera. Uwo ngo ni umugaragu umva akabutindira yo mu kwanguraje. ariko umugaragu mubi yibwira mu mutima we ati databuja aratinze, agatangira kugeza maze agatangira gukubita abagaragu bagenzi be no gusangira abaki niba ari aha ngaha ararwana n'abantu. Uyu mudamu azarwana nande natarwana n'umudamu watuza wa muganga. Umudamu wa muganga azagirana ibibazo nande natagirana nayo azabigirana n'abandi. Ninde mugaragu mwiza w'ubwenge wasigiye inshingano yo kugira ngo abikore agatangira kurwana n'abagaragu bagenzi? Si nicyo gusa iboneye abacyari icyo cyaha gusa. Mukurikire mwumve. Subiramo vuba. Mutega amatwi. ariko umugaragu mubi yibwira mu mutima we ati databuja aratinze. Ni mubi, murabyumva? Ntazi kubara igihe. Kurikira Felix Muraderanja, ntazi kubara igihe, ntazi igihe kirimo kumushiraho, ntazi ko afite inshingano z'icyo agomba gukora. Mu yandi magambo kukuza kwa Yesu gushize ryari, ntazi ko yamutungura igihe icyo ari cyo cyose, nta bwenge agira, ni ikigoryi. Usubiramo gatoya hejuru. ariko umugaragu mubi yibwira mu mutima we ati databuja aratinze, maze agatangira gukubita abagaragu bagenzi be no gusangira n'abasinzi. Uretse gatoya no gusangira n'abandi, hari ukurwana na bagenzi. Mwabyumvise? Noneho no gusangira n'abati. Ni kangahe mwize ngo kurya Felix, ni kangahe mwize ngo maraya yateretse amahanga yose iki inzu ngo yaranyoye agenda ati. Kangahe wumvise ko aba basinze amadini yasinze kugeza ubwisinzi ugenda ukamwigisha iby'ukuri ntabyumve kurebera uburaya bwabo. None avuga ngo si icyaha cyo kurwana na bene se gusa, ahubwo ni icyaha cyo gufatanya n'abakiri. Igitabo kiryoshye uhora uvuga ibyacu nuko tutagenda dute abireba tutabyumva.
bibiri by'abagaragu b'Uwiteka basigiye inshingano. Barahirwa niba bicara bagatekereza, bafite ubwenge, bakagena ngo abantu baraha bakeneye iki. Umugaragu mubi nta kindi yirirwa akora aho gukora izo nshingano ni tikutiku na bagenzi be, ntabwo arabaha hanze. Tikutiku na bande na bagenzi, akarenzaho ikindi cyaha cya kabiri cyo kwirirwa asangira n'inkozi ze. Ugushaka nasoreza aho, nta kindi. Yitegure abatazi iki ijosi, kuko iryo josi ribereye umupanga. Soza Isirayeli twumve. shebuja w'umugaragu azaza umunsi atamutegereje, narangiza n'igihe atazi amucemo kabiri. gezaho ko mundeba amucemo kangahe? Narangiza ngo mugenzi ati amara niki numvaga mushinja akana kanendyandya ngo niki, numva naseka kuri gahunda nkurikije ibyo kuziga. Muve mu kintu bw'uburyarya, turagendana. Muve mu kugongana, muve mu gutikura, muve mu kurwana, mupange mugire ubwenge bwo kumenya uburyo abantu bakira. Nimugukomeza gushondana, muranyumva neza, mwarangiza mukifatanya nabo mutakagombye kwifatanya nabo. Muramurikira gutyaza ijosi. Ari tubwiye beruye azatungura abakozi be, icyo azabakorera azabacamo kabiri. Azabacishamo kabiri iki araho bawusomye, ariko jye nawanditse wicara uzi ko bakubwira ngo Yesu azagutemamo kabiri. Byahishwe hano aravuga ngo no mu kanwa ke hasukamo inkota cyangwa ujya ngaho. Abamarayika bo mwagiye mubabona bitwaje amaki inkota, rero wicara ubizi. Umugani ni mugufi pe, ariko iyo witegereje usanga ari twe uvuga. Usubiremo wose nurangiza, nanjye ndabashoje. Imana iduhe umugisha mu izina rya Yesu. Ariko uzamubare umupanga ntuzigere uwuha. Ese ninde mugaragu ukiranuka w'ubwenge shebuja asigayeho mu rugo rwe? Abahehe aho mu rugo rwe komeza kubagerera igihe cyabo. Umugaragara hirwa shebuja naza agasanga abikora. Ndabwira ukuri yuko azamwegurira ibintu bye byose. Urakoze. Ariko umugaragu mubi nibwira mu mutima ati databuja aratinya, maze agatangira kubita abagaragu bagenzi be no gusangira n'abasinzi. Shebuja w'umugaragu azaza umunsi atamutegereje n'igihe atazi amucemo kabiri